Hello, what's up guys? Nizere ko mumeze neza bitewe naho muherereye. Ni kuri DG TV show, nge turi kumwe ni Dorcas nkuko musanzwe mumbona. Ni ngewe nanone ni nge ugarutse. Peace aho muri hose. Abatameze neza kandi namwe mukomeze kwihangana. Nyagasani Yesu naborohereze. Narababwiye ngo nta mwanya uhari wo gutinda, nta mwanya uhari wo kubakereza. Buri munsi mugomba kujya mubona ikintu cy'agashya. Weho bana nanjye wihangane ujye mu mwanya wawe iminota itarenze 10, 3, 8 iyo minota ntuzayimburire mu buzima kandi wowe ujye ugahita ugenda ntuhatinde rwose uri guhomba cyane kuko abandi bageze kure biyitaho nimuzajye mwumva umuntu ari kubatabariza kwitaho bakobwa ba mama please muze twibanire muze twiyiteho ni by'agaciro. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ngiye kukwereka iki. Ikintu ngiye kukwereka ni ikintu cyoroheje cyane, niyo mpamvu ari aka video gatoya ngiye kukwereka. Ariko nyuma y'iyi video ndashaka kubabwira ko ngiye kujya kubakorera mask yo ku maso. Murabona ko noze ndikiriya uruhu rwanjye rurakeye, namaze gukaraba mu maso, ariko nshaka kubanza mbakorera aka video gatoya igihe umaze koga uzi ko ari byo ugiye gukora ku ruhu rwawe, uburyo wakifata, uburyo wakigenza. Ati ngo kirero mbere na mbere iyo ugiye koga mu maso ihangane ufate agasabune kawe mu ntoki ugashyireho niba ari isabune y'amazi ukoresha sinzi ukoresha sinzi niba ari za zindi nabigishije nago mbizi, ariko iyo ari yo yose ukoresha gira gutya ushyire ku kiganza nurangiza ukavange gutya wiyuhagire mu maso neza ugenda neza. Ubundi nurangiza kwiyuhagira mu maso umaze kwiyitaho neza uruhu rwawe rukeye ukore uwogemo kushe byibura njye noga kushe 3 bitewe nuko niriwe cyangwa naho niriwe n'uburyo nekereza ko mu maso yanjye hariho umwanda, ariko keshi na keshi abeshi boga 2. Ngewe rero nshobora koga 3 mu maso biterwa. Kandi ikindi kibasekeje reka mbihere urwenya ngiye mbere yuko noga mu umubiri wose mbanza kwiborosa nkabanza koga mu maso, narangiza maze koga mu maso no kwiborosa nibwo mbona kujya muri douche koga nkoga umubiri wose uko wakabaye. Nago nzi kujya muri douche ngo niba ngiye koga ngo ndahera hano mu maso mitemanuka gutya, no, ndabanza nkiborosa nangiza ngakaraba mu maso nangiza nkajya muri douche nkabona nkoga umubiri wose. Sinshaka kubatindira, narabwiye ngo nta mwanya wo gutinda, buri munsi ni ikintu. Kandi ibi mugiye kubona hano dukomezanye no ku yindi video irakurikira iyi ngiyi koko irabirimo amigisho meza ku bantu mushaka kugira uruhu rwiza mu maso. Abantu bafite ibiheri nibo bantu tugomba kwitaho muri no minsi. Umuntu ufite uruhu rwose rutameze nk'urw'uruhinja rudakeye nshaka kukwereka umuti ugomba kugukesha kandi ugasa neza nk'abandi bose. Wihanganire ibyo uri kubona hano, hirya hari imisatsi, hirya hari imisatsi, hari ibiki byose nyine urajya ubibona koko nkoreye mu cyumba magaze, ariko ndashaka guhita nambika nkajya hehe hanze kubakorera video ya mask. Niyo mpamvu mubwiye ngo nurebi uzareba izayikurikira cyangwa se uzayitegereza ya mask yo mu maso. Ni video nziza cyane ishobora kugukesha. Rero iyo umaze gukaraba uzi ko hari ikintu ugiye gukora mu ruhu rwawe, cyane cyane ugiye kwikoramo nk'ibintu bya skin care, ugiye kwimasa, ugiye kwisiga ibintu nk'ibyo. Kandi mujye mwibuka ko uruhu rwacu rwo mu maso rukeneye massage, ukajya wikora nyine ku buryo wikora ukumva ko uri kwikora imitsi yaha ku matwi iki hano gutya, ukagira gutya cyajya uri kwisiga amavuta nagiye mbereka. Ugomba kwikorera massage, ni ibintu byiza cyane. Mbere yuko ibyo byose rero ubikora, reka mbanze nkwereke ikintu cy'agaciro cya mbere kandi cyiza kizagufasha natagutindiye. Aya mazi murayazi rero ngo ni Garnier Gel Skin Active niba ari Miracle Cleaning Water, ubwo navuze Cleaning Water mu cyongereza. Akombwebwe muzajye mugumye munyishinge njewe zabatibikana rimwe muzuma ni kuvuga n'igifaransa rwose nyidudubisa ngo case clear ba ibintu nk'ibyo nyine nzagituramo ndamuzumirwa. Ubwo rero ndi kuvuga vuba kubera ko mfite gahunda y'ibyo ngiye kujya gukora kandi byanjye bigomba kubanezeza, bigomba kubafasha mu buzima busanzwe. Aya mazi rero nta kindi ashobora kugufasha ku ruhu. Aya mazi ni meza, aya mazi arimo vitamine C. Ntago nzi ko mushobora kubona ariko nzabagenda mbashyiriraho amafoto yayo. Ariho vitamine C afasha uruhu neza. Iyo ufite ama makeup, cleaning, remove makeup, glow, no
ntago nabisoma neza mutaza kunyuzamo ijisho, reka ndekeraho ngarukiraho. Ariko cyagiye ufite makeup ushaka kwihanagura cyangwa wakarabye mu maso uzi uko wenda hari ukundi wagiye wikoraho cyangwa amazi wakarabye utayizeye cyane, aya mazi kuyakoresha ni meza koko, arimo na vitamine C y'uruhu, uruhu rwawe rukagumya rukaba rwiza. Twige kwiyitaho iminsi yose, kandi mbere na mbere yo kwiyitaho jya ubanza wikunde. Iyo wikunze biragufasha, iyo wikunze bikugira umuntu mwiza, bigatuma uhora ufite inseko ku maso, bigatuma uhora iminwa yumye guys. Nta kindi kintu kubera ko ngiye gukora ibintu byo mu maso, nta kintu nisize, nta maherena, nta shenete, murabona uko meze ko ndi uko nyine. Ubwo rero ubigenza ute? Aka nako ni agapamba, haba harimo udupisi 100, niba ari 100 simbiza amapamba yo, ariko ni 100 niko nabonye mbisoma, tuba ari duto duto. Ubwo rero utwo dupamba ugomba kubigenza gute? Nta mpamvu yo gutinda, ugira gutya ugateraho kuri ya mazi. Aya mazi aba arimo akantu kakunyu, uri akantu kakunyu ku ruhu rwo mu maso ni fresh, aba arimo akantu kakunyu, ari amazi ameze neza. Ubwo rero ushyiraho utuzi gutya, ntabwo nshaka gutinda, arangiza ukagira gutya ugahanagura uruhu rwawe neza. Urabona niba waba umaze gukaraba ntago haburaho umwanda na mukeya wikura mu maso. Uruhu rwanjye rero mwabantu mwe, niba ari ukubera kurwitaho cyane nsigaye ndukoraho rugatukura, ariko ntacyo bitwaye kuko mba ndi gusa neza, mba niyizeye, banzi uko ndi kurwitaho rutaminduka cyane. Ariko iyo umubiri guhindutse nyine ngo nta na kimwe wakora ngo ugaruke, ariko no kujya tugerageza tukawitaho igihe turi bazima nta kundi. Ubwo rero ayo mazi urayihanaguza, reba akantu maze kwihanaguza ukuntu kari gusa. Kandi mvuye gukaraba, mvuye muri douche, ubu tuvugana mvuye koga pe, kuko nari mvuye muri siporo, ndaza nkora ibyo nkora bya breakfast, ndangije bitanza muri douche nza gukaraba nubwo saa sita zigeze. Amazi rero urayihanaguza gutyo, cya gihe woze uzi yuko uvuye mu mazi kandi utizeye isuku yayo, amazi ukayihanaguza. Murabibona? No makeup guys, umuntu usanzwe gutyo gusa. Noneho rero sasa nimaze kwihanaguza, reba iryo co ryose, kandi mvuye muri douche, mvuye gukaraba pe. Warangiza rero aka gapamba kaba gataye igihe, uhita ukajugunya. Amazi yacu ni aya ngaya, ntago ngomba kujya mutinda, ukikora neza ugasanga umeze nk'akabebe mu maso. Guys, aya mazi ugomba kuyagura niba ari umukobwa cyangwa uri umugore, cyane cyane ukoresha makeup. Mbere yo koga banza ukoresha aya mazi, banze wihanagure neza za makeup, ubundi ukarabe. Numara no gukaraba nubishobora ufata agapamba utereho ututuzi duke, wongere wihanagure uruhu rwawe rwo mu maso, bizagufasha. Burya mu maso niho hasaza vuba. Ubu iki gice nshobora kuzagumya nsa nk'ujya kuba gakumi, ariko mu maso hakobana vuba, iminkanyari hano ihitiza. Niyo mpamvu rero tugomba kwitaho tukabirwanya vuba vuba. Reka no gutinda, video yo kuba nini ntago mbishaka, nshaka kujya mbakora utuntu dutoya. Ariko amazi aya mazi ni meza, agura $6 arindwi gutyo. Sinzi mu bihugu byacu ko ari kugura, ariko ahantu hose wajya, mu Walmart, mu ma Clinic Clear, mu ma Skin Care, ahantu hose uzajya aya mazi uyasangamo, muri za Sephora, amasoko menshi uzayasangamo, hari hose amazi uzayasangamo mu bintu, ahantu baba batanditse utuntu tujyanye n'utwo mu maso. Wakoze rero kubana nanjye ku ka video gato yambakoreye k'amazi yo kwihanaguza makeup, cyangwa se uvuye gukaraba igihe utiyizeye neza, ukabanza kwihanagura mbere yo kujya gukora ibindi bintu. Ngiye kujya gukora maske, ntuziyacikwe. Iyo maske ni ya mbere, ituma uruhu rwawe rumera nk'aho urwo agahinja. Ubu rero tuvugana ubu ngubu my dear, ubu ndagiye nyine, ndagiye nuko bimera, ndagiye reka njye kubakorera utuntu twiza. I love you so much. Haryoha ururaye, nabemereye umugani ko ngomba kujya muca ndi gusoza. Ubwo rero bana nanjye igihe kirekire, Imana ikidutije ubuzima, tujye dugumya twikora utuntu twacu twiza. Ako nungutse kazima mite nkabahereza. Guys, ibuka kujya kureba biriya bintu nakweretse bivura imiburu cyangwa uduheri two ku gitsina, ndabikwibukije muri video ndi gusoza. Ngaho rero Imana y'amahoro, mwabonye wigi yanjye hano, dore ubu ngubu nta nubwo nsutse, none nasutse turyamye. Wigi niyo ndi gushyiramo nkajya ku kazi. I love you so much. Bye.